nizere ko umeze neza cyane kandi ukomeje kugira urugira n'ibihe byiza cyane. Of course ni ibiganiro bitandukanye bya entertainment turabigutegurira tukabikugezaho kugira ngo nyine bizajye bigufasha nyine urumva, ariko n'uburebe ukavuga uti nyine amakuru ngewe ntabwo ndi kuyabona neza uko mbishaka kandi ufite abantu nkunda nkurikira buri munsi. So kandi subscribe kandi no kunzogera bigende neza cyane guys. Ibintu bigeze ku rundi rwego papa, ndakubwiza ukuri, bya bintu bigeze ku rundi rwego. So ngira ngo stories zo zabaye nyinshi cyane, ibintu byavuzwe, abantu bacitse ururondogora, ariko nyine nta kundi, abana baduhaye show nyine nta kundi ntakiri twavuga. So mbere yuko dutangira, ngo mu gutangira wabashije kubona nyine wabashije kubona ibijyanye na n'indirimbo iri gukorwa hagati witwa King James ndetse na n'umuntu witwa ngira ngo ni Zelaeri Mbonyi. Indirimbo yabo navuga ngo abantu benshi bategerezanyije amatsiko menshi, nanjye ndayitegereje kuko ntekereza ko ari imwe mu ndirimbo ishobora kuzaba ari nziza, atari ukuvuga ngo nuko wenda yahuriyemo King James ndetse na n'inguyu nyine Israel Mbonyi, ahubwo kubera ko ya connection kwa kundi King James ari indirimbo kumva ijwi riraryoshye, kubitiraho noneho gushyiraho noneho witwa Mbonyi ari kugera mu backing inyuma, cyangwa se bafatanya mu guhazamura amajwi, bizaba biryoshye cyane. So ni indirimbo rero yabo igitangiye kugenda ivugisha abantu benshi batandukanye, irimo irakorwa muri studio, iri hafi gusohoka kandi bisa nizere ko muyitegerezanyije amasiko menshi cyane, nanjye ndayitegereje bya hatari wallahi. So icyo ngicyo ngira ngo nicyo tubanjirije, ariko turacyafite n'andi makuru menshi atandukanye ndagira ngo ubwire yuko kandi aka kanya tuvugana indirimbo ya Blues Melody, ndetse nakubwiraga ku munsi w'ejo na Calligraph Jones igiye kujya hanze, byamaze kumenyekana izina ryayo. Ngira ngo nkuko nabivuze ku munsi w'ejo, reka nongere mbisubiremo. Blues Melody rwose igikorwa cyo gukora iyi collabo cyatumye rwose mvuga nti niba hari umufana wa Blues Melody warebye video yanjye cyangwa se warebye video zanjye akaba atarishimiye ibyo navuze kuri Blues Melody, ambabarira, ariko kuba arimo kumuhwitura. Nabonye ari ukuntu bavuga ngo urumva ngo ibasira umuntu ngo umuntu wamwibasiye, ariko ladies and gentlemen, ngewe ntabwo nigeze nibasira umuntu witwa Blues Melody, ko ari gutanga nyine cyangwa se kujya gushaka kugaragaza ko mu by'ukuri ibyo aduha yakaduha ibirenzeho bitewe n'urwego amaze kugeraho, bitewe n'ubuhanga ndetse n'ubushobozi asigaye afite muri ino minsi. Akaba rero indirimbo yabo izasohoka izaba yitwa ngo ni sawa sawa. Ni indirimbo kabisa Bruce Melody yamaze kuba yipostinga avuga ati sawa sawa, are you ready for sawa sawa? Nizere ko umwitegerezanyije amatsiko menshi cyane, kandi twizere ko iyi ndirimbo arangizageza umuziki wa Bruce Melody by'umwihariko. Ngira ngo Bruce Melody ubuhanga afite, kimwe mu byo nshobora kuvugaho nk'umuntu ukurikira umuziki, Bruce Melody ni umuntu buri beat yose arayivuna, niko ameze kabisa. Nabwo ngo twaranabyakiriye, ubwo buhanga bwe twaramaze kubwakira, ko turabizi neza ko when it comes to ku bintu bijyanye na beat, ku bintu bijyanye no mu miririmbire, ndakubwiza kuri Bruce Melody n'umuhanga kuri beat yari yose, yaba indirimbo ituje, yaba indirimbo yihuta, yaba indirimbo ya rap, yaba iki hose kabisa afite impano ikomeye cyane. So rero ni byiza cyane kuba nyuma yo kubahuriye muri Coke Studio, ngira ngo urababona hano ni mu bihe bitandukanye, witwa Bruce Melody na Calligraph Jones bari barimo hari mu gihugu cya Kenya, ubwo nyine yitabiraga Coke Studio. Urabona ko ya energy bagaragaje, bafite turimbo twiza by the way ba performance. Ngira ngo harimo akarimbo keza kitwa ngo you don't know, uze kujya kuri YouTube karebe niba utarabashe kuyireba. Indirimbo nziza cyane yakozwe hagati ya Bruce Melody ndetse na Calligraph Jones, ariko nyine indirimbo iba yakozwe kubera ko bafashe umuhanzi umwe bakamuhuza n'ubundi. Iyo ndirimbo igumana nyine copyright cyangwa se iba ari indirimbo ya Coke Studio. So rero sawa sawa ni indirimbo rero igiye kutegerezwa n'abantu benshi, nanjye ubwanjye ndayitegereje kandi ndizera ko izaba nziza cyane. Ni Bruce Melody ndetse na Calligraph Jones kabisa, ibintu bigenda neza cyane. Ndahitema we sinzi uko nabikubwira. Hanyuma Meddy uyu mwana ni icyamamare wallahi, ariko reka akakanduka mbanze nkavugaho gatoya ka Meddy. Ladies and gentlemen, tujye tuvugisha ukuri, urumva, tureke ibintu wenda byo kuvuga ngo buntu ibiki n'ibiki, ngo wenda ngo abantu ngo turabavuga ngo turabafana. No, let's be realistic. Nindi muhanzi urumva wabonye hano mu Rwanda ukora indirimbo ebyiri z'ubukwe
urumva z'ubukwe zose abantu babizi neza ko izo ndirimbo ari iz'ubukwe ariko stile zose zikahitinga zikaba nazo ziyoboye igihugu mu bijyanye no kurebwa no gukundwa hano muri kino gihugu cy'u Rwanda. Who else can do that usibye Meddy? Ninde muntu wundi wabikora? So indirimbo ya Meddy rero yitwa Mayeva akakanya maze kuza miliyoni 8 imaze amezi 2 arimo kwinafshiba itaruzuza n'ukwezi yo yamaze kurenza miliyoni 3. So urumva nizo ndirimbo ngo mu ndirimbo zose dufite hano mu Rwanda ziri kurebwa cyane zitwara neza kuri YouTube zirebwa cyane ziri nyine zitrendinga. Izi ndirimbo ziracyayoboye uzi n'igihe zasohokeye ziracyayoboye kabisa yoga bararenze. So nizere ko rero mumeze neza cyane kabisa. Witwa rero Meddy kandi yagaragaye asa neza cyane yifotoza ari kuvugira kuri telefone rwose ubona ameze neza cyane. Ni umusore uberwa cyane kandi ubona ko wakoze body kwa n'ubura yakoze body ukavuga ati shati yakoze ati cyakoze. So rero ngira ngo ni ibindi kabisa ni ibindi ndakubwiza ukuri. Rero twatubwira Meddy congratulations kabisa, indirimbo zawe ziri kugenda dutegereje yakora bona Patrol and King turayitegereje ku buryo udashobora kubyumva kabisa. Nizere ko rero umusimeze neza cyane. So reka rero tugende none tukubwire ku muri yacu nyamukuru. Ngira ngo ibi bintu byatangiye ku munsi w'ejo, ku munsi wo ni kwa gatanu nibangiyoka neza, nibwo twatangiye kukubwira story ziri hagati yo bita ikabana bararenze story ziri hagati yo bita Theben ndetse n'ibikeza Pamela. Navuga ngo abantu bagezeho baravuga bati shaki koze Theben this Theben aba yashoye kabisa. Theben ni umwana kumujyana ahantu byibura ushobora kwishyura miliyoni 2 za buri joro, ibihumbi 2 by'idolari kabisa. Hano muri bino birwa birahenze bya atari. Rero urabona Theben ari mu mazi yaryohewe cyane bya atari. Urabona Pamela hano rwose na Theben baryoshye cyane bose basetse ubona ko baryohewe n'ubuzima. Ngira ngo ifoto bayisharinze uyu munsi bagaragaza ukuntu baryohewe cyane. Ngiye nabikunze kwera ko at the end of the day bari baramaze kwibona ko twamenye ko basohotse kandi ko bagiye n'igihugu bagiye mu twari twamaze kukibona, ariko nabo bagize uruhare mu kukitwereka kuko bagiye bapostinga amafoto kuri Instagram, kuri story ya Instagram yabo. Turagenda tubihuzahuza turabibona. So ubu noneho byabaye official bagaragaza yuko baryohewe kabisa. Hariya muri birabirwa n'ibirwa byiza, ngira ngo nabikweretse amafoto yabonye. So ubu rero ikiriho ni kimwe nuko witwa ngira ngo aramakuru mfite yuko Theben nyuma yo kwitabira ubukwe butandukanye burimo n'ubwa mugenzi wa Meddy mu bantu yabwiye ati bro ukwiye kugira ikintu nawe yibwira kabisa. Ubu none ntago ari bya bintu byo kuvuga ngo hirya no hino umukunzi uramufite harabura iki ngo tugushyigikire. So Theben rero ngira ngo byari byishimo bikomeye cyane. Bakirira isi rwose hariya rwose muri kiriya gihugu cya Merveille kabisa. Ibirwa bya Merveille bisa neza cyane, ubona ahantu hose mu mazi ikiwe kubona ko ari ahantu nyine ho gusohokera ho kuryohereza kabisa. So ikiriho ni kimwe abantu bose barakibaza. N'ubu nakomeje kugenda abantu bavuga ko suko Theben koko ari serious cyangwa ne ya bindi bigiye atu Theben arakora kandi nyine nakubwiye ko byanga bikunda. Ikiriho ni kimwe nuko Theben twabonye ahinduka. Theben twabonye abundi muntu cyane kubijyanye no kwereka amarangamutima akanabyereka abantu. Noneho ngira ngo n'ubwa mbere ngiye mu mateka kubunzi Theben nishoboye kubona umukobwa posting akamwandika ngo I love you. Nibyo bintu n'ubwa mbere ngira ngo nawe utabyirengagije. Abandi bantu wenda bagiye bakundana, harimo umukobwa umwe witwa Meddy nibandibuka neza wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wigeze kuvuga mu bitangazamakuru ko bakundana, ariko nta foto twize tubona bari kumwe, nta kintu kimwe kibigaragaza, yewe nta post. Ariko kubona Theben agirana abwira Pamela ati I love you gutya ku mbuga nkoranyambaga ni ibintu byagaragazaga ko nyine byagiye byafasha urundi rwego. So we are happy for them kabisa, kandi twizera yuko nabo rwose ubukwe bwabo tuzabutaha nkuko twabonye n'ubundi bwose cyangwa ibintu bikagenda neza cyane. So guys mumeze muti ahantu hose muherereye nizo ko meze neza cyane, kandi mwibutsa ko ushobora gukanda subscribe kandi kuzagera kazajya udukurikira. Ikindi kandi nuko ushobora no kuzajya udukurikira hirya no hino ku isi ugashuka
ukadukurikira no kuri Instagram yacu, subscribe ugakanda no kuri follow, ubwo kuri Instagram uradufollowinga, kuri WhatsApp naho kuri YouTube ugakanda subscribe n'utarayikanda ukadukurikira cyane kubera excitement no gukunda ukuntu abahanzi bacu bari kugenda bikubita gashyi rwose ibintu bikagenda neza cyane. Arogo ngira gutya ibintu nkanavugishwa ariko mujye mubyihangana. It's okay. So guys, nizere ko mukomeje kugira mu weekend nziza cyane. Ubu nakubwira ngo ciao ciao.